yaguhamagaye yarangije kubikora. Turushywa n'ibintu byinshi rero, ariko Imana iba yarangije, kuko yireba mu itangiro igahita imenya iherezo ry'ikintu. Uku kumvira Imana rero nibyo nababwiye, kugira ngo ugere ahantu nk'uko Aburahamu Imana yavuze ngo Aburahamu ngo mbonye ko hari umuntu wo ukira, ukwizera kwe kutumye nanjye mugira umukiranutsi ibihe byose. Nuko yemeye kumvira Imana. Kumvira Imana burya bihwanye no kubaha Imana, hanyuma bigatuma kumvira kwe bimucisha no mu bibazo no muki. Buriya ntabwo kumvira Imana ari ikintu cyoroshye. Iri ni ijambo tuvuga rikorohera ababyumva, natwe turivuga bikoroha, ariko kumvira Imana ni ijambo rikomeye. Iyo bigeze mu bikorwa birakomeye. Hariho igihe tujya tugira ngo kumvira Imana wenda ni ukureka ibyaha tukaza tukaba abakristo. Ni nayo mpamvu abantu benshi no muri Bibiliya bagiye bananirwa kumvira Imana. Nta yindi mpamvu, nuko kumvira Imana hari igihe binasaba, biba ngombwa kureka n'ibyari inyungu zawe z'uyu mubiri. Kumvira Imana, kuko nababwiye ngo kumvira Imana ni ugukurikira Imana, ukayikurikira mu nzira zayo zose, ikakuyobora nk'uko yayoboye Aburahamu, ikamubwira ngo jyewe mfite igihugu nzakwereka, kandi ninjye uzahagutuza, kandi ubwoko bwawe abo uzibyarira kuri Sara nibo bazaraguka igihugu. Imbere y'abantu ntibishoboka ko Sara abyara, n'imbere ya Aburahamu nyirabyo ntibishoboka. Nkwibutse ko rimwe na rimwe burya hari igihe ugeragezwa n'ikintu mbere yuko kibabaza abandi, nawe nyirawe wowe ubwawe cyabarije kukubera ikintu kidashoboka. Ariko kuba kidashoboka imbere yawe ntibivuga ko Imana itagicamo. Niyo mpamvu mvuze ngo nujya ujya gusenga ujye ushakashaka uburyo wasobanukirwa Imana neza. Hari igihe njya ndeba nkasanga abantu nubwo tubirimo turi benshi, kumenya Imana biracyari inzira ndende. Biracyari inzira ndende. Ntabwo Imana ni seriye. Imana iriturije imeze gutya, kandi ikora uko ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Kuko Nebukadinezari yavuze amaze kuva mu ishyamba akarisha, yasohotsemo amagambo yavugaga mbere ari umwami, mbere yajyaga yicara akavuga ngo dore Babuloni yanjye niyubakiye, akavuga gukomera ko, akavuga ati mwese, akajya akoresha umunsi wo kugira ngo bamupfukamire bamuramye. Ariko Imana ngo imucisha bugufi mujyane mu butayu bwo kurisha we, agaruka avuga ngo umva bari dufashe ngo ikora uko ishaka mu ngabo. Haleluya! Ikora uko ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru, ngo kandi mu bantu bose batuye isi nawe uyikoma mu nkokora ngo ayibaze ngo uragira ibiki. Haleluya! Urumva hari agace amaze kuyisobanukirwaho. Iyo rimwe na rimwe uzajya numva tunabwiriza, buri muntu wese burya yigisha ku gace yayimenyeho. Ariko Imana ikwiye kudufasha bene data, urugendo tujyamo ni rurerure, kandi ruradusaba kumvira Imana. Ikwiye kudufasha tukajya tuza imbere y'Imana dushaka kumenya ibyo Imana ishima. Ushobora kukiga icyo cyigisha ugasanga nturasenga, nubwo wiyirije kenshi, nubwo ujya mu butayu nta muntu ukurusha kubujyamo, ugasanga nturasenga. Kuko ujya ujyanywe n'umugabo, ujya ujyanywe n'umugore, ujya ujyanywe n'ibirayi, ujya ujyanywe no kugira ngo wumve icyo bahanura. Reka da, ugomba kuza imbere y'Imana kugira ngo urebe ibyo Imana ishaka. Imana ihimbazwe. Mpamvu rero kumvira Imana hari igihe bigorana, cyangwa niyo wasoma muri Bibiliya turi bugende tubibona, kuko turi buze kuvuga ku ngaruka zo kutumvira Imana. Impamvu bigorana n'uyu munsi biragoye, nubwo nababwiye ngo kubivuga ku munwa biroroshye, ariko buryo wazana kuma kadupima. Hari igihe yasanga mu bakozi b'Imana, mu bantu bose bavuga ko ari abakristo, hari igihe Imana ishobora kubonamo abantu babarika ku ntoki bayumvira. Kuko nararebye sanga ni ibintu bikomeye. Nuko rimwe na rimwe bigusaba kugira ibintu ureka kandi byakubera inyungu muri uyu mubiri. Yesu yigeze agenda ngo aje gutangira umurimo, aragenda ngo ageze ku nyanja abwira Andereya na Petero ati nimunkurikire, ati nimusige izo nshundura munkurikire. Ariko Isi aramwihorera. Iki nacyo ni ikintu kijya kigora abantu,
kuko rimwe na rimwe impamvu imana ishaka ko tuyumvira cyangwa se kumvira imana ni imana iyo iguhamagaye iba ifite ikintu iguhamagariye, hanyuma muri icyo kintu iguhamagariye niyo yonyine ikizi. Hanyuma rero imana idusaba kureka ibintu bitewe n'umuhamagaro ishyize muri twebwe. ubu ngubu twese uko twicaye aha dufite imihamagaro itandukanye, dufite umumaro tuzamarira imana ku isi utandukanye. Niyo duhamagaye rero ibyo dusaba kuyumviramo bishobora gutandukana bitewe n'uko ikidushakaho tuzakora gitandukana. Aha ni nayo mpamvu buri muntu wese akwiye kwegera imana akamenya ibyo imana ishaka kuri, kuko nk'uba Abraham imana imubwira ngo nasige ntabwo bose yabibabwiye, na Loti ntabyo yari yamubwiye nubwo bajyanye. Wakwibaza ngo kuki Yesu ajyanye Petero akajyana na Andereya ariko agasiga se, yagera imbere agafata bene Zebedeyo ariko se akamusiga? Utekereza ko uko Zebedeyo yarashaje se? Inde musaza tutakorera imana? Ahubwo uko nguko nyine imihamagaro twese uko twaje mu gakiza ibitandukanye, uko itandukanye rero ni nako ibyo tugomba kuyumviramo bitandukanye. Hanyuma ni nayo mpamvu ibyo dusiga bitangana. Nk'ubu Petero ntabwo bimusabye kureka ibyaha gusa, ahubwo bimusabye no gusiga ishundura, ikintu kidasobanutse kitanumvikana imbere y'abantu, kitanumvikana ku isi. Pawulo imaze kumuhamagara ntabwo bimusabye kureka kwica itorero gusa, ahubwo bimusabye no kureka ibyari inyungu. Niwe wivugira ngo ibyari ndamuzange nabihinduye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Kumvira imana rero niyo mpamvu rimwe na rimwe bigora abantu benshi, nuko bitewe n'umuhamagara imana iduhamagara hari igihe bigusaba gusigana ibyari inyungu zawe n'ibyari indamu zawe mu by'ubu buzima. Kandi ubu buzima twese dushaka kubaho ku rwego rwiza, noneho bigera iwacu mu kirokore ukabona biteye ubwoba. Murokore wese wagiye kukaraga agasenga abazi ko imana izamuhitaje, abazi ko azagenda mu modoka. Ni nabyo rimwe na rimwe byagiye bitera abantu bamwe na bamwe gucangayikirwa muri iyi nzira, akaba yariviriye mu ntara nta kandi kazi, nta diploma afite, nta wundi mwuga yize, akaba atajya gukora ku bukarani. Imana yavuganye nanjye, yavuganye na Yesu atugirire neza. Bene data, imana ikwiye kudufasha tukayimenya neza. Niyo mpamvu nzahora nisubiramo, kumenya imana biracyari inzira ndende, kandi rwose utarayisobanukirwa ntuzayumvira. Biradusaba rero ko twumvira imana tugendanye n'umuhamagara imana iduhamagaye, kugira ngo wa mugani ejo utazabigendamo nabi. Kuko hirya gato ndi bubabwira urukuta uhita ukubitana narwo rugahita rukubuza kujya mu ijuru kubera kutumviye imana. Hari urukuta rukugonga. Imana itugirire neza. Rero ugiye kureba ugasanga aba bantu bamwe byagiye bibagora. Nkizwa narinzi yuko nagize ishyaka, numva muri ngewe wa mugani wa Daniel ngo nibo bagambiriye, jewe nagize ishyaka ryo kumva nzumvira imana ubuzima bwanjye bwose, kubera ko nakijwe ashaka kuzajya mu ijuru. N'ubu njya mvuga ni imana uzarimpe niryo ryatumye nza, kandi nkumva sinshaka kuzaba mu muriro uzarya abanzi b'imana. Bitinda bishyira kera, kuko hari igihe abantu bakizwa bagera bakavuga ati ibintu baratubeshyaga ariko umuntu agiye kwiryohereza ibintu bya kirokore, kandi koko wa mugani bidindiza umuntu. Biratudindiza. Ni nayo mpamvu ubona abantu barimo gushaka gusa nkaho babijyanisha byose. Biratudindiza. Nanjye ntarakizwa arajya ambwira nkavuga ariko dore abantu bazaza n'imperuka naba ibi bintu byabo byo kwirirwa bahamagara imana niho bazatomiza baretse tukaza tukirira ibyisi. Ariko rimwe na rimwe burya kuba ibintu byatinda ntibivuga ko bitazaba. Igihe kizagera itorero ritahe, handa y'imana izavuga, kandi igihe kizagera abatumvira imana babona igihembo cy'umuriro n'amazuko. Imana iduhe kwitegura neza. Icyo gihe rero
bituma mvuga ngo ubuse ikintu cyatuma umuntu azasoza urugendo amahoro ni iki? Kuko njye naratekereje ndavuga ariko ubu ngubu ko nkijijwe hakiri kare, ubu ndamutse mbaye nzamara imyaka myinshi ku isi nazayimara nkiri umukristo? Icyo kibazo ngiye nkunda kukibaza. Imyaka yose nzamara y'ubuzima bwanjye, kuko dushobora kuzamara imyaka irenze n'100, kuko uyu munsi haracyariho abantu bayifite ntibahari. Nawe rero hari igihe wayimara, uzayimara ukiri umukristo uhamya Kristo by'ukuri, atari ibintu byo kuvuga ngo biriya bintu twaraganiraga twarabeshyaga. Nigeze kubaza umuntu umwe ahinduye imyizerere, ndabaza ngo ariko mbere ubu wigishaga iki? Aravuga ngo n'ubundi sinigeze mbyigisha, sinabyemeraga. Kandi ko mbere ntiwabyemeraga. Birumvikana ntiyabura icyo gusubiza. Ariko noneho rero bituma avuga ngo ninumvira Imana, Yesu azamfasha, ubwo nyine azanyobora, nanjye sinzanyuranya nawe. Ndabigambirira, ndavuga niyi ngiyi nzira nzacamo, nzumvira Imana ku gato na kanini, kandi nzayoborwa na Yesu. Ariko ntabwo nari nzi ko kumvira Imana no kuyoborwa nawe, ntabwo nari nzi ko hashobora kubamo n'amahwa, hakazamo n'ibihanda, hakazamo n'ibintu binyuranya n'imitekerereze yawe n'imibereho y'iki gihe. Ibintu bishobora kukudindiza no kugupfobya, ibintu bishobora kugusuzuguza, ibintu bishobora mu buzima bw'iki gihe. Ntabwo nari nzi ko biba, nari nzi ko gukizwa ari ukureka ibyaha gusa. Ariko mvuze ngo nzumvira Imana, nsanga hirya imbere, ngeze imbere nsanga harimo amahwa asaba wa mugani nk'uko Imana yabwiye Aburahamu ngo genda atazi yajya. Imana idufashe. Ariko kuko nari maze kubyemera, mbona sinzasubira inyuma, nashaka no kubivamo nkabona ntibyemeye, ndavuga nteka nemere nkubita iki, ariko buriya Yesu azangira neza. Haleluya! Imana ishimwe kandi azangira neza, ndacyabitegereje. Kuko inzira naje gusanga igoye, kandi iragoye, ariko byanga bikunda. Nubwo yakugora, Kristo Yesu niba ari we muyobozi w'inzira, byanga bikunda izasohorera mu bugingo. Kuko hari ibintu bibiri wa muganeje umuntu twaze tuganira, umuntu atabeshya. Ni umutima nama n'Imana ishobora byose. Niba umutima nama ngendana nawe, ntushaka kugenda mu nzira ngo umenye ko wayiyobye cyangwa ukirimo. Ni nayo mpamvu kumvira Imana, impamvu bikiri ishuri, bikiri isomo, nuko bidasaba, hari igihe bisaba gusiga byose, cyangwa se bikagusaba kugupfobya, bikagusaba kureka inyungu. Nuko abatubanjirije bagiye bahomba ibyarindamu zabo. Ba Petero bageze imbere, amaze kubona ikibazo kibaye ikibazo, ndatekereza yavuze ati ariko se ubundi ubu uzaduha iki? Birashoboka ko umugore yamaje ati amafaranga yo guhahari, abonye ntayo, aravuga ati ariko se ubundi Yesu tuvugisha ukuri nk'abantu b'abagabo, uzaduha iki? Uzaduha iki rwose? Wowe ntujye ubaza Imana se uzaduha iki? Yesu aravuga ati humura, abasize byose bazakubirwa 100. Nyamara izi 100 nubwo zitagaragara, ariko ziragaragara. Kuko nta muntu ushobora gukorera Imana ngo asebe, ngo akorwe n'isoni. Kuko niyo twambaye gutya, iyi kanzu nambaye irahenda, naba narayigure cyane narayiguriwe n'umuntu w'Imana, ntiwabyemera, ariko ndatambuka nkaba nambaye neza. Ako je narayiguriye. Ntabwo bivuze kugira ngo agire uzayingurira. Noneho Imana bivuze ngo burya ikintu nayiboneyeho, iyo wumvira Imana ubana nayo, inzira zose wacamo nubwo zakugora, ariko Imana iragufubika ikagushyira muri envelope yayo, ku buryo inyuma umuntu ashobora kubona ko uri amahoro, akajyaza kugutura ibyifuzo byinshi, kandi wowe ibyawe byakunaniye, kandi ukamusengera, kandi bigakemuka. Bigakemuka n'ukuri. Noneho rero yuri n'umukozi w'Imana, bwo hari igihe wakira ibibazo kandi wowe ufite byinshi byakurenze, ariko umukristo akavuga ati nizeye ko igisubizo cyanjye kiri buboneke kuri wowe, byanga bikunda akakuzanira ikibazo, atitaye ko nawe ufite ibigeragezo bikurenze. Ni impamvu z'uko Yesu, ni nayo mpamvu navuze ngo umuhamagaro w'umuntu bitewe naho uzanyura, bitewe n'icyo uzakora,
hari igihe bigusaba kugira ibyo ureka bitandukanye n'iby'abandi. nk'ubu ba Petero bari bafite umuhamagaro wo kuzabwiriza isi yose, bagasiga bamamaje inkuru nziza y'agakiza ka Yesu. bivuze ngo aba bantu bari bagombye kwigishwa hakiri kare, bakabanza kuvugutirwa no gucurwa. ndimo nca mu nzira zo kungerageza no kungora, nasomye ijambo mu Gutegeka kwa 2 rirambwira ngo nijye wakugeragereje mu butayu. icyo gihe Imana yageragezaga Abisiraheli ngo nkucisha mu butayu ndakugerageza, ngo nkugerageza kugira ngo ndebe ku mutima wawe nkunda. Haleluya. Imana ijya igerageza abantu bayo kugira ngo irebe uburyo umutima wabo ukunda Imana, kugira ngo nigira n'ikindi gukorera utazishyira hejuru ukavuga ngo ni jyewe. niko yagiye ibwira Abisiraheli. ariko kumvira Imana kugira ngo ubishobore ni ukubanza ukamenya neza umuhamagara Imana iguhamagaye ni uwuhe, ni iki Imana ishakaho. wamara kumenya umuhamagaro rero, ukemera inzira Imana ikuyoboyemo uko yasa kose. ntabwo turi buze kuvugira Imana ngo ese Imana icyo tuzi duhurijeho twese ni kimwe, ni uko inzira yo kwihana ni ukureka ibyaha. ibyo twese tubihurijeho, ariko ibindi bintu abantu basiga biterwa n'imihamagaro yabo. reka dufate urugero kuri iri jambo twasomye ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Samweli ngo yabwiye Sawuli aramubwira ngo mbese Uwiteka yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira uwo mwumvi. mu yandi magambo, Sawuli Imana yari imutoranyirije kuba umwana. mu by'ukuri Sawuli ajya kurimbura Ababemeleki akabarokora, yumvaga nta cyaha akoze. imbere y'abantu hariho igihe umuntu akora ibintu akabona imbere y'abantu ari byiza bakanabyeza, ariko imbere y'Imana byavumwe. urumva rero aha hantu hose ni ukwitonda. Sawuli ajya ku rugamba, icya mbere Imana inamutoranyije imugize umwami. Sawuli rero agiye ku rugamba, Imana nubwo yamubwiye ngo azarimbure bose, ariko ageze aravuga ati ariko ubundi intama hari icyo zatwara Imana? intama nziza hari icyo zatwara Imana? none se nitujya dukenera ibitambo ntituzazitamba? inka nziza hari icyo zatwara Imana? kandi Sawuli akeneye no kubaka izina rye mu baturage ayoboye, kugira ngo bajye bavuga bati Sawuli aragahoraho twajyanye ku rugamba twemerera kunyaga. bantu mwubaka izina Imana ibafashe mujye muryubaka neza, kugira ngo mutaryubakisha uburiganya, mukaryubakisha kubeshya n'ibindi binyoma byose. Sawuli aravuga ati ntacyo bitwaye, nindokora ibingibi ni inyamibwa, Imana nibireba nayo izabishima. arabirokora. hanyuma kurokora Agagi birashoboka ko yatekereje avuga ati ariko Agagi reka ngende mbanze mwica urubozo, mwereke ko ndi umwami w'amahanga, mwereke ko ndi umwami uri hejuru ye, reka ngende mbanze mufunge. cyangwa se dushobora no kuzadiringa. yari afite impamvu ebyiri: akubanza gushobora kumwica urubozo azamwica uko ashaka, cyangwa se bazadiringe muhe zahabu, kuko ni umwami uje ku ngoma, arashaka kubaka ubwami bwe bugakomera. iki kintu cyamunanije kumvira Imana. nababwiye ngo hari igihe kumvira Imana biba bigusaba kureka ibyari inyungu zawe, kandi Sawuli arashaka kubaka izina, arashaka kubaka ubwami Imana imuhaye bugakomera. birashoboka ko Agagi amurokoye kugira ngo azamuhe ku zahabu yari afite mu gihugu cye cy'Abameleki. umwami iyo amukize yari kumubwira ati ubutunzi bwe wabubitse he, akajya kumwereka. urumva kuri Sawuli nta nyungu irimo? nta nyungu irimo. kumvira Imana. ageze imbere y'umuhanuzi rero aramubwira ati mbese aho niwagize ngo Uwiteka yishimira ibitambo, kuko ngo bari bagiye kubitambira Uwiteka. aho ntutekereza ko Imana imirimo uyikorera ari igutera kugukunda? hari igihe umuntu aba atumvira Imana ariko akaba ari umukozi w'Imana ukomeye. baranabishobora rwose, barabishobora. twageze no mu gihe kibi umuntu akora ibyaha kandi akanakorera Imana, akaririmba bikemera, kandi stade yose ikajya ihura ivuga ati wamuririmbyi niba atarimo ntituzi, wamubwiriza butumwa nataza ntituzi, kandi akaba bizi neza ko we n'Imana bameze batya. Imana iracaha nawe agacaha, kandi sha yahagarara ku ruhimbi afashe mikoro ijambo rikamanuka. bene data dukwiye kwitonda. burya
ibintu tubirangirije mu isi twaba duhombye ku rwego rwo hejuru, twaba duhombye. nushaka kwishima ariko ureke kubivanga, kuko ibi bintu turimo ntibizarangirira mu isi. kandi umurokore uzahomba ijuru umwuka agira Imana azaba ahombye. Imana izadufashe ntituzarihombe. kumvira Imana rero kuri Sawuli byamusabye ko byahombyaga ubwami. wese we yubisomye ugira ngo biroroshye, ukavuga atari kubundi cyamutumye atarimbura bemereye kiniki, ariko nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo yubake izina rye, yubake n'igihugu cye gikomere. ni umwami ugiyeho vuba, akeneye kubaka izina, akeneye kubaka ubutunzi, akeneye kugira ubutunzi buzamuhesha gukomera. Imana iramubwira rero ngo kuko utanyumviye gusa, ijambo ryitwa kutumvira, mu yandi magambo nujya kudetaye ibyaha abantu dutinya, nta cyaha kirimo Sawuli yakoze. ntiyasambanye, ntiyishe, ntiyibye, ntiyaroze. ariko Samweli aramubwiye ngo ubugome bungana n'icyaha cy'uburozi, ngo kandi kudakurwa ku ijambo ngo bingana n'iki? kudakurwa ku ijambo ngo bingana no kuramya ibishushanyo bya terafimu. ubwo wanze kumvira Imana, Imana nayo igukuye ku ngoma. aha naho tujye twitonda. hari igihe abantu dufata ibyaha tukabigira abantu tukavuga ngo bakoze biriya nibo bicibwa, ariko ahantu nta cyaha tubonyemo kigaragara abantu tuzi Sawuli yakoze. ariko kutumvira Imana kwe, ubugome, kuba yagomeye Imana bitumye amera nk'umuntu w'umurozi. kandi kubwo kutumvira ijambo ry'Imana, kuko atakuwe ku ijambo, bitumye amera nk'umuntu uramya ibishushanyo. kandi urabizi Imana ntibangikamo, hita ivuga ati nguciye ku ngoma. rimwe na rimwe nicyo ngicyo kigora abantu mu kumvira Imana, nuko baba bashaka iby'inyungu z'umubiri, kandi Imana akaba atari zishaka z'ako kanya. si uko Imana idashaka ko abantu bagira ibyiza muri ubu buzima, oya, Imana iranabitanga. ahubwo reka mbabwire, umuntu ugendana nayo bimusaba ngo abanze yumvira Imana, agendane nayo, ibanze imuvugutire mucure. muri ibyo 38 yavuze ngo mvugutire ucure, inkamba zose zikurwe muri ngewe. kandi wanasoma ugasanga Imana icyatumye igerageza Abisirayeli ngo byari ukugira ngo ibanze ibakuremo ibintu byo kutubaha Imana, by'ibigirwamana, icuguse imitima yabo, iyigerageze, nimara kubagerageza ibaha ibyiza byo mu gihugu. suko Imana idatanga ibyiza, irabitanga rwose, irabitanga. munsi hari ahantu Imana itugejeje kubera yo dufite ibihamya, ariko irashaka kubanza ukayumvira, ukanyura aho igucishije, ukumvira kuko rero wikwita kukuvuga ngo none se ko bisaba guhomba ibinini, kubera ko nutayumvira hirya uri bugonga urukuta ihita itandukana nawe. Sawuli yararugonze, yaje kugeraho ubwo atumviye Imana, hahita hazamo urukuta rwo gutangira gukora ibibi kuko Imana yamuvuyeho. burya rimwe na rimwe Imana ibana natwe kubera icyo yatubitsemo. ikintu yatubitsemo nicyo gituma Imana ibana natwe. hanyuma kugira ngo tukimenye tukigenderemo, nuko tugenda tuyumvira mu buzima bwacu bwose. Sawuli amaze kunanirwa kumvira Imana, ubwami Imana yari imubitsemo yahise ibona ko atakibufite, ihita ngo yihindukire ijya kwishakira umwami mu Bisiraheli. irazenguruka, kubera ko kuzenguruka kwayo ni mu isegonda imwe ikabirangije isi. ariko burya ibikoze urugendo rw'ibirometero byinshi, tivuga uti ndabona nta kintu yazamarira, uyu nta cyazagenda. byo nabwiye ibintu by'Imana, kubera ko itisobanura imbere y'abantu, nta nubwo ubuze impamvu ibikoze. wakwibaza impamvu Dawidi yarasambanye, Imana ntiyamuca ku ngoma, ariko Sawuli kuko atayumva Imana imuciye ku ngoma ubuzima bwose. nta mubenyamini wigeze asubira ku ngoma, hari wabonye? nta mubenyamini ubuzima bwose, nta mubenyamini wigeze yongera gutegeka, kandi yazize kutumvira. ariko Dawidi yaje gusambana aranica, Imana iravuga iti yewe aracyafite umutima umeze nk'uko ushaka. ibi ntiwashobora nta yindi mpamvu rero. buriya intege nke z'inyuma, ibyaha abantu bakora, n'ubundi Imana twese yatuzanye turi abanyabyaha, ntabwo twaje turi abatagatifu.
n'uyu munsi ntabwo dukiranuka, ahubwo Bibiliya yavuze ngo ngo Aburahamu yumviye Imana bimubyarira kwizera kumuhanyirizwa no kugira gute no gukiranuka. Nta muntu ushobora kujya imbere y'Imana ngo ayiratishe ko akiranuka. Wowe nta gukiranuka ufite. Ntuze gutekereza ko kuba utasambanye ngo uvuge ngo ndakiranuka. Reka da, ni ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye. Uzarangara urebe kudasambana, uzananirwa kwegera Imana no gusenga urebe kutiba. Noneho Imana niyo itwambika gukiranuka kwayo muri Kristo Yesu. Ntabwo umuntu afite gukiranuka, ahubwo abitwambika kuko twamwumviye. Rero Imana niba utayumviye irimo gutandukana nawe. Niyo mpamvu ubona iki cyaha Imana yakise icyaha cy'ubugome. Imana igufashe nshuti yanjye mu rugendo rwawe, iguha imbaraga zo kuyumvira, imbaraga zo kuyumvira. Hanyuma rero Sawuli ingoma yibura gutyo, arayihomba. Arangije kuyihomba Imana imuvaho. Imaze kumuvaho ngo akajya agenda yumva atazi yajya, ngo imyuka mibi itangira kumutera. Burya Yesu akuvuyeho akaga kakubona, abantu bajya bajya imbere Imana akavuga ati Imana uratwishe, nta kintu tumarira, izarira twishe biki n'ibiki. Yewe we Yesu akuretse rimwe wareba ukuntu uhura n'ingorane. Yesu akuvuyeho rimwe nibwo wamenya ko buryo wari uri mu mata. Kuko kuba muri Kristo Yesu nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kandi bararinzwe. Iyo uvuye ku Mana abadayimoni nibo bakuganiriza. Sawuli yahise atangira kujya aganizwa n'abadayimoni. Yavuga ati Uwiteka, hakaza Satani. Imyuka mibi ngiramutera, biba ngombwa ko ajya kwishakira umuntu wifitiye amavuta y'Uwiteka abaruza kumukuraho imyuka mibi. Imana imuvaho neza. None Imana ikuvuyeho kuko utayumviye, uhita uhura n'urukuta rw'ibyaha. Urukuta rw'ibyaha rwakugonga, rero ijuru rikaba rirasibanganya imbere yawe. Niyo mpamvu tugomba kumvira Imana, kuko imbere hari urukuta rushobora kutugonga. Tubitangira ari ibintu bigoye umubiri, ariko kubyemeye umuntu wemera kumvira Imana niwe ufite inyungu z'ubugingo bw'iteka. Umuntu utumvira Imana imbere byanga bikunda ahura n'urukuta rumugonga. Kubera ko tukiri mu isi rero impanda itaravuga, urukuta ruramugonga akaguma mu gakiza kandi rwaramugonze kera. Kubera ko Yesu yaravuze ngo urukungu n'amasaka bikurane, kandi koko bizakurana kugeza impanda ivuze. Niyo mpamvu muzajye muhugura abantu bavuga bati mu rusengero Imana yarakinze yagize ite, jyubabwira uti ni hahandi nubwo yakingura, nubwo insengero zakingurwa cyangwa zigakinga, abanyabyaha n'abakiranutsi bazabana mu rusengero kugeza impanda ivuze. Nta na hamwe hazaba urusengero rurimo abatagatifu gusa. Baramubwiye bati tururandura, ati warwihorere, igihe kizabitandukanya. Ubundi igihe kitandukanye ibintu. Imana ibafashe. Buryo ujya wituriza nuhura n'akaga kenshi, ujye umenya ko igihe kizatandukanya ibintu. Hanyuma eka twihute bya Sawuli tubivuzeho akanya, mvuge ingaruka eshatu zikomeye zizanwa no kutumvira Imana. Ingaruka eshatu zikomeye zizanwa no kutumvira Imana. Ya mbere, iyo umuntu atumvira Imana bigira ingaruka ku buzima bwe bwa none n'iz'ubugingo buhoraho. Kutumvira Imana k'umuntu bizana ingaruka ku bugingo bwa none, ku buzima tubayemo mu isi n'ubugingo buhoraho. Kuko iyi Imana yaguhamagara ifite ikiguhamagara nk'uko nabivuze, byari kuba byiza iyo utarigeze uhamagarwa. Ariko kuko wahamagawe, Imana yari ifite icyo iguhamagariye. Ubwo rero witonde gato nuyihombera ishobora kuzakugira nka Koniya. Mwasomye Bibiliya mwumva umugabo witwa Koniya. Koniya yari umwami. Imana iravuga ngo Koniya kuko utanyumviye, ngo niyo waba rumwe mu rutoki rwanjye zaguca. Aba muri Yeremiya ni umwe mu bami ba Isiraheli. Niyo ngo Koniya yaba umwe mu ntoki z'Imana, ngo Imana yarucaho. Tekereza kugira ngo Imana ikwangiye gutyo, ivuge ngo niyo waba umwe mu rutoki rwanjye nagucaho, ukagenda urutoki nka ruhomba. Kumvira Imana, iyo umuntu atumviye Imana bigira ingaruka ku buzima bwe bwa none n'ubuzima bw'ubuzaza. Kuko hari igihe kumvira Imana bishobora kugusaba guca ahantu hagoye, ariko burya ubanza kugorwa
nyuma ukazasohora mu byiza n'abantu bose n'abagusetse n'abakuvuze bakagufasha gushima. Uko niko kuri, ni nacyo kintu Imana ikora ku bantu yacishije aho hantu hasharira, nk'uko Imana yabigenjereje Aburahamu n'abandi benshi tutavuze muri Bibiliya. Hanyuma ariko kutumvira Imana kwawe byo bishobora kukuzanira akaga. Reka mbaye urugero tutagiye mu ngero nyinshi. Sawuli byaramunaniye bituma ubuzima bwe ahita akurwaho ubwami. Imana ihita ivuga, ntiriwe mbanza kukugerageza ngo nguhe kandi gasomo, ingoma ndayikwatse. Ndi Uwiteka, ndahiye kwera kwanjye, ingoma ndayikwatse. Ntabwo bimugizeho ingaruka mu by'ubuzima. Ntiyanze kumvira Imana ashaka kubaka izina, ntiyanze kumvira Imana agira ngo bagage bazamuhe za zahabu bahishe, agira ngo nawe abagaragu be bamushime ngo yabahaye inka, yabemereye ko bafuya. Ariko kuko atubashye iyamushyize ku ntebe, bitumye abura n'ingoma, kandi abo ngabo yakoreraga ntabwo bazayimusubizaho. Ndasaba kwicaza ku ntebe Imana yayigukuyeho, ko nubwo oni yaterana utayigisubiraho. Imana itugirire neza. Nubwo oni yaterana, ntabwo intebe Imana yakwambuye nta muntu wayigusubizaho. Ko bimeze, oni ishobora guterana ikavuga iti turayimusubizaho. Imana ikabareka avuga ati bayimushubijeho, ejo uzayicaraho ugahita upfa, kugira ngo ibereke yuko intebe yavuze ko yayikwatse utazayicara. Iyo utumviye Imana rero bigira ingaruka ku buzima bwawe. Hanyuma indi ngaruka ya kabiri, kutumvira Imana bigira ingaruka ku muryango wawe. Ntabwo ari wowe gusa, bigira ingaruka no ku muryango. Reka mbabwire, icyari cyoroshye keretse Imana itaguhamagara ngo igusabe kuyumvira. Ijambo mvuze marabyumvise. Icyari cyoroshye keretse Imana itirirwa iguhamagara ngo igusabe kuyumvira. Ariko niba Imana yaraduhamagaye, ikaba mu muhamagara duhamagaye, hari ibyo bidusaba kumvira Imana, ibyo nibitunanira n'umuryango wacu dukomokamo bizawugiraho ingaruka. Urugero, Eli n'abahungu be, Imana yari yabahaye ubwami, yari yabahaye ubutambyi, baratamba barabikora. Abatambyi bari abanyacyubahiro, nimuze kubyitiranya. Abatambyi bari abanyacyubahiro gikomeye, kandi urugo rw'abatambyi ntirwaburagamo inyama kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Muri icyo gihe n'indwara zari zitaranaza, bibavuga ngo inyama uziriye buri munsi ngo byagutera indwara. Reka da, abatambyi mu rugo rw'abatambyi ntabwo inyama, ndabeshya pastor, ntabwo inyama zaburagayo. Haleluya. Oya ntizikabura, ariko ku muntu wumvira Imana. N'abatumvira nubwo yazirya, hari igihe kigera bikakugaruka bikaba nka bya hene. Noneho uru rugo rwari rufite byose, ibintu byose byiza byeze bibanza ku mutambyi. Ariko mujye mubizana abadini, mujye mubiha abatambyi banyu babirye, ubundi byeze byose bibanza ku mutambyi. Niko Bibiliya ivuga, umuganura wose wabanza. Urumva rero bene Eli bari baraguye hashashe kubatora, kandi Imana itoranya umuryango wa Lewi. Nta Mwisirayeli wigeze abaza ati kuki ari utoranyije. Yaravuze ati nuko nguko umuryango wa Lewi ni uzajya umenya iby'amahema n'iki, ariko umuryango wa Aroni wonyine ni abatambyi ubuteka ryose. Bivuze ngo umutambyi yaturukaga kwa Aroni. Aba bene Eli rero bananiwe kumvira Imana, bagongwa. Nakubwiye ko kumvira Imana iyo bikunaniye ugongwa n'urukuta hirya, kandi abantu kumvira Imana binanira akesha abashaka kwisanisha n'iby'iki gihe, ibiryoshye by'ubu buzima. Hanyuma uko ushaka kugira ngo bikuryohere rero, ahubwo ugahura n'urukuta rugatuma Imana ibikwambura byose. Aba bantu banze kumvira Imana ngo bace bugufi. Burya Imana ikunda guca bugufi. Ujye ubisengera Imana niguha kuzamuka, ujye ube warasenze mbere. Ubundi rero impamvu abantu batsindwa, abantu babasha gusenga ibintu babigezemo. Nta muntu, ngiye umuntu aherutse kumvuga ati uri mu masengesho, ntajya sinjya senga ikibazo cyaje. Ntabwo kandi koko nabaniriza se nabona umwanya. Ubundi se wabahuye n'akaga urumva niba ari ikikuriza, niba ari ikikubabaje ugasenga, jya senga mbere yabyo. Ese nidufite umwuka wera, umwuka wera satumariye, senga mbere yabyo, bagaje y'amasengesho ikabira hari ikintu cyazaza nkimerera gutya. Vuga nubwo urakora icyo ushaka. Uwiteka nubishaka biragenda gutya, nubishaka biragenda gutya. Guca bugufi rero ni ikintu kigora abantu benshi Imana ihaye icyubahiro.
ariko burya ujya usenge amasengesho menshi. Aba bahungu nicyo cyabagoye, burya ntabwo bahise batakwa n'ubusambanyi no kurya inyama zidategetswe, ahubwo babanje bafashe ubutambyi bahita biyumvamo ko ari abanyacyubahiro, barabigendera, bananirwa no kugenda n'amategeko n'amateka bigenga abatambyi. Hanyuma imbere bahagongana n'urukuta rwitwa ibyaha, batangira gusambanira mu ihema, ikintu kitigeze kubaho. Basambanira mu ihema, abantu bakora ibyaha bari mu rusengero. Imana ibarengere, Imana ibafashe, ibahe kwihana itaraza kubacana umuriro. Aba bene Eli ngo bakoreye ibyaha mu rusengero, abagore bakajya baza gutamba bakabasambanya, bamwe bakanabafata ku ngufu, nta nubwo abana bateretaga, babafataga ku ngufu. N'inyama ngo bakaryiza Uwiteka atabategetse, hari iz'umutambyi yabaga yemerewe, hari n'izo yabaga atemerewe. Hanyuma rero umva ingorane zaje kuba ku muryango, ko turi ku ngaruka izanwa no kutumvira Imana iba ku muryango wawe. Byatumye ngo umuryango wose wa Eli, Imana ivuga ngo kuko mutanyumviye, umuryango bene Eli bose nta n'umwe uzajya arama, mwese muzakenyuka, kandi nta mwene Eli uzongera kwinjira ahera h'Uwiteka ngo yitwe umutambyi. Uranyumvira ukuntu kutumvira Imana bizana akaga ku muryango? Ubu abana bazavuka nyuma babuzukuruza ba Eli bazize iki? Bazize iki koko? Ariko kuko bene Eli batumviye Imana, Imana iravuze ngo nta muntu wo kwa Eli uzarama, cyakabiri nta muntu wo kwa Eli uzagaruka mu butambyi. Ndabaciye ndi Uwiteka, kandi nkubwiye ko kwambuye ingoma nta wundi wayiguha. Hanyuma rero iyo ni ingaruka iba ku muryango wawe. Ingaruka ya gatatu iba ku itorero n'igihugu. Abami ba Isiraheli bananiwe kumvira Imana, Imana ikajya ibaha ingoma, ikabicaza ku ngoma, ariko bageraho bakarinirwa guca imanza zitabera, bageraho bakarya ingo z'abapfakazi, ibigenewe abapfakazi. Ubundi rero ikintu Imana yakundaga muri kiriya gihe, kandi n'ubu ntiyacyanze, yashakaga ko abapfakazi bitabwaho. Ubundi Bibiliya ntabwo ijya ivuga ngo Imana ni umugabo w'abapfakazi, burya n'abantu bakishyiriyeho ntaho kanditse muri Bibiliya, uzayisome ntaho kaba. Ahubwo Bibiliya avuga ngo ni umucamanza w'abapfakazi. Bivuze ngo iyo Imana yagushyiraga ku ngoma, yabaga ishaka kugira ngo abapfakazi bo muri icyo gihugu he kuzagira urengana kandi uhari. Hanyuma Abisirayeli bagera bakavuga ati ariko ubu ko haje urubanza rw'umukire n'umupfakazi, uyu mupfakazi nimurenganura azamfasha iki? Icyubahiro kiragora no kubaka izina, agahita akiza umukire, umupfakazi akagenda atyo. Haza umutindi uciye bugufi, yahahurira n'umutegetsi, ati we taha, ikibazo cyawe tuzakigaho nyuma. Uyu munsi se bwo ntibikibaho. Ibyo bintu rero ngo biragenda bituma Abisiraheli bazinukwa ubwami. Burya ntago Abisiraheli bajyaga bapfa kugwa gusa, byaterwaga n'abami babayoboye. Hanyuma bajya bagira ibibazo bakanga kubitanga ibwami, bitanga ibwami, buri wese atangira kwiyubakamo imbaraga zirwana, batangira kurwana, bigatuma urugo rukize rubaho neza, n'urugo rufite imbaraga rubaho neza, urwo bakene rugakomeza kuba nabi. Bituma n'Imana bayizinukwa, kujya ku nzu y'Imana i Yerusalemu barabizinukwa. Babizinutswe, ibi bintu byagize ingaruka ku gihugu, igihugu cyaje kuba umusaka, kandi inzu y'Imana irasenywa. Ndashoje. Kutumvira Imana bigira ingaruka ku gihugu no kwitorera. Iyi nzu y'Imana, Imana yaravuze ngo nzatura muri yo, nzagendera, umuntu wese uzaza gutakamba azanyumva. Ariko kuko batumviye Imana, abami ba Isiraheli, bituma igihugu kiba umusaka. Ibwira Nebukadinezari irangije inamwita umugaragu we, igihugu cyabo ngo nimugende mutsembe mugihindure. Hanyuma kandi inzu y'Imana barayisenya kubera yuko batumviye Imana. Shuti zanjye, mwene data, tugiye gusenga Imana, ariko izi ngaruka uko ari eshatu zirakomeye. Nubwo rimwe na rimwe abantu bananirwa kumvira Imana arizo bashaka kugira ngo bagereho, ariko mu yandi magambo birihindukiza. Wananirwa kumvira Imana, izi ngaruka zikazakuzaho, izawe no ku bugingo buhoraho, no ku buzima bwawe, ku muryango wawe, no kwitorero, no ku gihugu. Bene data, Imana idufashe kuyumvira kugira ngo tutazanira akaga igihugu n'itorero. Imana idufashe kuyumvira tutazanira akaga imiryango yacu. Imana idufashe kuyumvira tutazanira akaga ubuzima bwacu n'ubugingo buhoraho tukazabubura. Mureke dusenga Imana. Mana data,
mu izina rya Kristo Yesu rikomeye. Turagushimiye kuko uri Imana y'inyamaboko, uri Imana y'inyembaraga, ni wowe wenyine ufite ijambo rya nyuma ku kintu cyose. Iri jambo twumvishe ryitwa kukumvira, tukaba dusobanukiwe n'ingaruka zitubaho iyo tutakumviye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, kubivuga biroroshye ariko kumvira Imana biragoye, kandi bigira inyungu nyinshi, bigira umumaro, ariko ku muntu wemeye kukumvira. Sengeye umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, aho ari mu Rwanda no hanze yarwo. Birashoboka ko kumvira Imana bikimubereye umutwaro kuri we. Musabiye imbaraga mu izina rya Yesu, ngo Umwuka Wera amwihishurire, abashe kumenya uburyo bwose bwo gucaho Imana ishaka, bwo kumvira ubushake bw'Imana. Natwe turi imbere yawe, turisabiye mu izina rya Yesu, na bene data turi kumwe, kugira ngo Umwuka Wera adushoboze kumvira ubushake bwawe, tuzabashe gusohora mu bugingo buhoraho. Urakoze, turagushimye, ubuntu bwawe bubane natwe twese, kandi umuntu wese wateze amatwi iri jambo muhana umugisha n'abera.